byacu nkanda bisangane kuri Good People Show zikora subscribe like share comment dukomeza kubona mugani byishimiye bigiye bitandukanye muri kumwe nanjye Shackman kora subscribe utarakora subscribe nkubwa nawe ukora utarakora comment ndetse na like nkubwira ngo nyamuneka jya uduha comment ndetse no duhe like kugira tubashe kumenya ese ibintu tukubwira ese ibintu tuganira ese ibintu dukora hari aho byabikugera byibuza cyangwa se hari icyo byabisobanuye kuri wowe niba hari aho dutanye cyangwa se tuvuze ntitukane tuvuge neza ukumva hari aho cyo hari kosa dukozemo natwe turabana nyamuneka mujye mudukosora kandi mutubwire nyamuneka muti aha naha ntago bimeze neza cyangwa sanga bavuze nabi cyangwa se mbese mudukansoringa mutubwire ati mujye mubikora gutyo ubutaha mujye mugira gutya kuko natwe nyamuneka twakosa kandi we are not perfect nago turi nta makemwa kuko hari igihe dushobora gukora ikosa ugasanga twasomye nabi nkuru ugasanga dutanga introduction nabi ugasanga buri kimwe cyose watubwira ukatubwira ati bigende gutya kugira ngo bimere neza cyangwa se dukore ibyiza kurusha kuko abanyarwanda ndabizi mukwiriye ibyiza kurusha ibindi byose bibagenewe mukwiriye ibyiza kabisa kuko you deserve it kuko murabikwiriye. Ewana umunsi nanyuma mbabwira ngo mfite amakuru menshi cyane ariko nkomeza kubwira wowe ufite ikibazo wowe ufite ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bibaho nta kundi nyine tuyisi nikimeze twese ni habo downs and upside downside na upside ku buryo usanga rimwe na rimwe hari ibibi byabaye hari ibyiza byabaye ni ups and down ni kundi bavuga nuko babyivanze nyamuneka tuba turi gukina deal nyinshi cyane kugira ngo tubashe ko twakorera ibyiza birenze ibyo musanga ngo cyangwa se ibyo dusanzwe tubahereza najya nkubwira ngo uyu munsi ngufite amakuru menshi agiye atandukanye ngufitiye zimwe mu ndirimbo z'abaraperi rwose zakunzwe cyane muri uyu mwaka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye tugufitiye indirimbo zisaga 10 zakunzwe kurusha izindi zose ku rubuga rwa Spotify cyane cyane muri hip hop niho hano dukunze twebwe kwibanda cyane kuko twe turi hustlers turamaniga tuzi uko imihanda imeze. Sasa rero Uganda umunyarwandakazi Laika yakuruye impaka zinjiyemo ministiri w'ubuhe byagenze bitese kubera ikizo mpaka zabayeho umukobwa yabigenje ate Perezida Kagame yavuze ko yageze aho yumva ananiwe kwitabira inama ziganira ku bibazo bya demokarasi ku bibazo bya Kongo ku kibazo cya Kongo kubera iki byose tukubwira kuko ni inama yabaye mu uyu munsi habaye inama ikomeye cyane rwose yahuje abantu benshi bagiye batandukanye niho yavugiye ayo magambo imyaka 38 isanze The Ben ageze kuki ese The Ben muri iyo myaka ageze kuki n'ibintu yatutangarije cyangwa se n'ibintu yatangarije abakunze bagiye batandukanye natwe turavuga tutireka dukuremo kamwe tukabatemo natwe ubwacu turitungura Crema avuga ku mubano we na Knowless wamye utegwa iminsi kubera cyatezwe iminsi byo turabikubwira se habaye cyo kugira ngo umuntu wita Crema na Knowless bategwa iminsi mu buzima bwabo kubera iki turabikubwire. Umugore ni uyoboye urutonde rw'abahanzi 10 bakomeye mu kinyejana cya 21 yeba nange uwo mugore nuwuhe twari kubwira byose twe kuvira imuzi n'umuzingo twayango tumwe ngo Ribu yagaragaje urutonde rw'ibyaha 10 byiganje mu Rwanda mu mwaka wa 2024 ndabwo ntacye mu ntangiro z'umwaka nimpamvu turi kukuzanira bimwe mu bintu byagiye biranga umwaka ese nuwuhe nibihe byaha 10 byibanze cyangwa se byagaragaye cyane mu nkiko zitandukanye cyangwa se mu birego Ribu yagiye yakira ko batubwiye ngo ni 10 ni cye cyaha kiri ku isonga ese ni cye kiri inyuma cyangwa se ni cye cyaha cyaba cyarayoboye ibindi mu kwiganza mu byaha byaba byarabaye muri 2024 iyo ni ibintu byose tugiye kukugezaho mu kanya. Yes ni ibintu bigiye bitandukanye tukubwira umunsi tugufitiye amakuru menshi cyane kandi meza agezweho yaranze uyu munsi kandi n'umwaka muri rusange. Sasa rero tutangiye tugiye kubwira indirimbo zimwe z'abaraperi zisaga 10 zakunzwe cyane muri umwaka dushoje 2024 kuri Spotify cyane cyane tuba twagiye twibanda kuko ibya YouTube byamaze kuba rwose n'ibyamaze kuba nko mu rugo natwe tugera gushya tugakubita tugahitinga ibihumbi bingahe ibyo ntago tukibibara cyane dusiga tora Spotify kuko ariyo isigaye icuruza kandi ganahemba neza abahanzi mba nkomeza kubashishikaza ngo n'inyarwanda nyamuneka mujye mugenda muzirebe kugira ngo mubashe kuba mwagira mutukumashe kuba mwazamura umuziki nyarwanda. Turahera sasa rero ku ndirimbo 10 kutukora ati calm down bimwe tuvavuga guhera hejuru ujya hasi nibyo bita calm down n'ubivamo bari kuvuga ngo ni calm down ujye umenya ko bahereye ku 10 bagera kuri 0 cyangwa se bahereye ku mubare runaka basubira inyuma. Turahera ku mwanya wa 10 hari indirimbo ya Lil Wayne ifite miliyoni afite indirimbo
afite indirimbo zisaga 71 zahitinze cyangwa se zagejeje miliyoni 100, zimwe mu ndirimbo z'abaraperi cyangwa se zagejeje miliyoni 100 kuri Spotify. Mwanyumvishije neza rwose, ni indirimbo zagiye zigira miliyoni 100 kuri Spotify, nizo tugiye kukubwira. Nibwo rwose nanjye nayo mbabwiye, ndakeka mbabwira ko mwanyumvishije neza. Sasa Lil Wayne aza ku mwanya wa 10 n'indirimbo 71 zose zagize miliyoni zisaga 100. Buri ndirimbo yose baragiye igira miliyoni 100. Ubwo afite indirimbo 71 zose zagejeje izo miliyoni. Sasa agakurikira 21st Savage cyangwa se 21 Savage yagize indirimbo 72 zose zahitinze miliyoni 100 imwe kuri imwe. Ntago kuvuga ngo ni zose ziteranije, imwe bagiye hejuru ya miliyoni 100. Hakazaho Nicki Minaj indirimbo 84, hakazaho Kendrick Lamar indirimbo 87, hakazaho Juice WRLD indirimbo 88, Future indirimbo 90, Eminem indirimbo 105, Kanye West indirimbo 116, Travis Scott indirimbo 128, Drake indirimbo 260. Niwe uyoboye uru rutonde sasa rw'abahanzi bafite indirimbo zagize miliyoni zisaga 100 kuri buri ndirimbo. Komeza kwa ngo nkahanga rwose arimo nk'umuhanzi mba ntazi indirimbo ye nimwe rwose. Aba ngo ni Travis Scott nta ndirimbo ye nimwe nzi, kandi afite indirimbo zisaga 128 zose zahitinze miliyoni 100. Buri imwe ifite miliyoni 100. No kurengaho plus hariho guteranya n'ubwo ko ziba zirenga miliyoni 100. Nko ntawenze Travis Scott nta ndirimbo ye nimwe nzi, hakaza witwa Future nayo ndumva nta ndirimbo ye nimwe nzi, Juice WRLD nta ndirimbo ye nimwe nzi, hakaza 21 Savage nta ndirimbo ye nimwe nzi. Ariko ugasanga ba Rick Ross na Power True, ugasanga abahanzi nk'abo ngabo ntago bigeze bazigira. Nibyo nkubwira ngo ewana new generation, uretse abatipe ba Drake bamaze imyaka mu kazi, ba Kanye West, ba Eminem bamaze imyaka myinshi cyane mu kazi, na ba Lil Wayne na Nicki Minaj bamaze imyaka myinshi cyane mu kazi, n'ubu ngubu bagihitinga. Ariko abantu nk'aba 50 Cent ntimuzabasangaho, abantu nk'aba P Diddy ntimuzabasangaho, abantu nk'aba Dr Dre, Snoop Dogg n'andi benshi cyane bagiye batandukanye ntabwo bapfa kubasangaho, kubera ko bari nyine baba ari aba legend ariko batakibikorera cyane kuko baba bafite izindi nshingano. Sasa rero Uganda, umunyarwandakazi Laika yakuruye impaka zinjiyemo Ministry. Umunyarwandakazi ukorera umuziki we muri Uganda, Umuhoza Laika yakuruye iterana amagambo hagati y'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko wo muri Uganda Dr Barama Barugahara Atenyi na Alphonse ndetse n'uwo bita Alphonse Mukasa usanzwe uzwi nka Bajo mu bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro muri iki gihugu. Minisitiri Dr Barama Barugahara Atenyi yateranye amagambo nyuma yaho Bajo yashyize amafoto ya Laika ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko ari umukobwa wo kwifuzwa na buri mugabo wese muri Uganda. Bajo yabanje kwandika kuri X ati ukuri nuku uyu mugore niwe w'igitangaza w'umuhanzikazi muri Uganda, ni indoto za buri mugabo wese, ni inzozi zanjye nanjye ku myaka 35 nkeneye uwo turushinga mu gihe naba mpawe amahirwe yaba inzozi zanjye za nyuma ku mutima wanjye. Ninde ufitiye ishyari mumbwize ukuri. Mu kumusubiza Minisitiri Barama Barugahara yaje amucyurira avuga ko atewe ubwoba nuko uwitwa Full Figure wabyaranye na Bajo ashobora gukubita Laika. Ati mfite ubwoba ko Madame Full Figure ashobora kumukubita Bajo nta gutinzamo ashobora kumukubita. Bajo nta gutinzamo yagarutse abwira Barama ko ibi bibazo ari iby'abagore atari iby'abagabo, amubwira ko adakwiye kwita cyane kuri Full Figure babyaranye kuko nawe afite abagabo 4. Amaye nka data umugore nawe katwika. Minisitiri Barama Barugahara yavuze ibi mu gihe yari aherutse guhagarika ikiganiro n'abanyamakuru mu buryo butunguranye nyuma yo kubangamirwa na Bajo. Icyo gihe Bajo yahagaze iruhande rwe maze atangira kuvuga ibintu bitajyanye n'ibyavugwaga, bigaragara ko byarakaje Barugahara waje gusohoka
atishimye. Laika watumye aba bagabo bivamo ni umukobwa w'imyaka 27 uvuka mu muryango w'abanyamuziki nka Alpha Rwirangira na mubyara wabo Aya, umuraperi ukomeye wo muri Tanzania. Aya ndakeka umwe niwera wakoranye indirimbo na Diamond Platnumz ndakeka. Ni umuhanzikazi umaze imyaka isaga 3 yinjiye mu muziki. Uyu mukobwa ntabwo yakunze kuba mu Rwanda kuko afite imiryango mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'Uburasirazuba. Yabaye mu Rwanda, muri Uganda na Tanzania yabaye mu Rwanda, Uganda na Tanzania mbere yuko ajya kuminuriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yarangirije amasomo mu icungamutungo. Uyu mukobwa ukoresha Laika nk'izina ryo mu muziki atuye muri Uganda, aho yabonye akazi muri 2022 nyuma yo kurangiza amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho yatangiriye umuziki, ni naho yatangiriye umuziki. Mu minsi ishize yavuzwe mu rukundo na Harmonize, ariko ibyabo byaje kurangira nta rukundo ruzima ruvuyemo. Mu mwaka ushize yavugishije benshi nyuma yo kuvuga ko yahawe imodoka ya miliyoni 200 z'amashiringi ya Uganda, miliyoni zirenga 74 z'amanyarwanda, n'umugabo batari basanzwe baziranye ndetse banahuye by'amahushuka rimwe. Reba indirimbo sasa y'uyu mukobwa kuri channel ye yitwa Laika, niho urashanga indirimbo ze z'uyu mukobwa. Umukobwa rwose w'ikemero kubara babagabo bamwe bagenda bahunahuna ntiyabura utasigaye rwose. Perezida Kagame yavuze ko yageze aho yumva ananiwe kwitabira inama ziganira ku kibazo cya Kongo kuko nta musaruro wavaga mu byemejwe. Yavuze ko byageze naho abayobozi bitabira kugira ngo bifotoze gusa, ariko we yabonye ko kwitabira no kutitabira byose bisa kuko bidakemura ikibazo. Ati iki kibazo ntikigoye ku buryo cyakemuka gishobora kurangira, cyagakwiriye kuba cyararangiye mu gihe kinini gishize, ariko nticyakemuka bishingiye ku buryarya no gukina imikino ya politike bisanzwe. Imyaka 38 isanze The Ben ageze kuki. Abahanzi benshi cyane basatangiye insasu umuziki, bamwe bagiye babivamo, abandi bikabananira, abandi bakaba abantu bari aho ngaho bikanga, ariko se uyu muhanzi The Ben we yageze kuki, cyangwa se umuziki byaje umusaruro? Nibyo tugiye kukurebera sasa muri umwaka. Byose nakubwiye ni by'umwaka byose tugiye kubishyira hanze. Benjamin Mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben yavutse ku tariki ya 9 Mutarama 1947. Ni umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'indirimbo mu Rwanda wagiye ukora ibyinshi bitandukanye. Mu myaka ye y'ubusore tugiye kureba hamwe bimwe mu by'ingenzi byagiye biba mu rugendo rwe rwa muzika. Uyu mutipe kabisa uyu mwaka iheretse abantu nayo kari umukozi kabisa. Umuhanzi The Ben hagiye habaho bimwe mu bintu bidasanzwe mu rugendo rwe rwa muzika, harimo gutwara ibihembo, kugenzwa n'amarangamutima, akarira bya hato na hato, ndetse n'ibindi byinshi birimo umuhanzi The Ben hagiye habaho bimwe mu bintu bidasanzwe mu rugendo rwe rwa muzika, harimo gutwara ibihembo, kuganzwa n'amarangamutima, akarira bya hato na hato, ndetse n'ibindi byinshi birimo n'ubukwe bwe na Uwikeza Pamela byatangiye kumvikana mu muziki wa 2008. Duhera hamwe yatangiye kumvikana mu muziki mu mwaka wa 2008. Duhere hambere mu rugendo rwa The Ben yahawe ishimwe ry'umuhanzi mwiza wa Afro R&B w'umwaka mu bihembo bya Salax Award muri 2008, 2009, muri 2009, 2010 yarongeye yegukana igihembo cy'umuhanzi mwiza wa Afro R&B
w'umwaka ndetse n'icya cy'umuhanzi w'umugabo mwiza muri 2010-2011 yatsindiye igihembo cy'indirimbo nziza y'umwaka. Ben yanahawe igihembo cya Salax Award cy'indirimbo y'umwaka kuri 2011. Muri 2010 Ben yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Havuzwe ibibi byinshi mu rugendo rwe, gusa hagiye habaho n'ibyiza byinshi muri Amerika, aho yakoranye n'umuhanzi wa hip hop ukomoka i Detroit, Mike A. Ellison. Nyuma yatumiwe kuririmba ku cyicaro gikuru cya Loni. Indirimbo ye Ben yitwa I'm in Love. Indirimbo ya Ben yitwa I'm in Love yasohotse mu Kwakira 2012, yatumye hashyirwaho icyiciro gishya cy'ibihembo bya muzika mu birori bya Salax Award Music Award 2012 mu Rwanda, bituma aba muhanzi wa mbere wegukanye igihembo cy'umuhanzi mwiza mu mahanga. Muri 2021 Julie BMG utunganya amashusho y'indirimbo w'umunyarwanda yafashe amashusho anayobora indirimbo yitwa Why ya The Ben afatanije na Diamond Platnumz. Ni imwe mu z'ingenzi uyu muhanzi agira kandi agenderaho kugeza n'ubu. Dore urutonde rw'indirimbo kugeza ubu The Ben amaze gukora wenyine ku giti cye: Jambo, Urarenze, Ese Nibyo, Amahirwe ya Nyuma, Inshuti Nyanshuti, Wigenda, Amaso ku Maso, I'm in Love, I Can See, Habibi, Fine Girl, Naremewe, Ndaje, Vazi, 2019, Suko ni Forever. Dore urutonde zimwe mu ndirimbo umuhanzi The Ben yagiye ahuriramo na bagenzi be. Binkorera featuring Queen Shiba Karungi, No You No Life B2C, Ngufite ku Mutima, Zizu Arupanchino, This Is Love featuring Lema na Makura, Why featuring Diamond Platnumz, Lose Control Medi, Sikosa featuring Kevin Kade Element. The Ben kandi imyaka 38 y'amavuka isanze amaze gushyira hanze album 3. Amahirwe ya Nyuma yamuritse muri 2009, Ko Nahindutse yamuritse mu Bubiligi mu mwaka wa 2016, aho yaganjwe n'amarangamutima akarira, ndetse na Plenty Love yamurikiye muri BK Arena mu gitaramo cy'amateka yakoze ku ya mbere Mutarama 2025. Bimwe mu bintu bidasanzwe byagiye biba kuri The Ben mu bihe bitandukanye. Donna Mbabazi yagiranye ikiganiro na The Ben muri 2016 baganira ku muziki we, ubuzima bw'urukundo n'imigambi yo gusubira mu Rwanda. The Ben yaririmbye mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi cyabereye ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York cyangwa se New York. The Ben na Shiba baririmbye mu gitaramo cyabereye muri Fashion Autosopa. The Ben na Bruce Melody bagiye bavugwaho kugira amakimbirane, ndetse abafana kuri buri ruhande bajya mu ntambara y'amagambo gusa mu gitaramo yakoreye muri BK Arena ku ya mbere Mutarama 2025. Mugenzi we yarakitabiriye. Benshi bemeza ko kaba ari akadomo gashyizwe kuri iyi bifu. Muri 2022 The Ben yashyingiranywe byemewe n'amategeko na Wikeza Pamela. Naherutse no kugaragaza ko bakuriwe bari hafi kwibaruka imfura yabo. Muri 2023 The Ben yagaragaye ku rubyiniro hamwe n'umuhanzi Diamond Platnumz, aho baririmbye indirimbo Why mu gitaramo cy'ibihembo bya Trace Award byabereye muri BK Arena mu mujyi wa Kigali. The Ben yabaye umwe mu bageze ku rwego rwa nyuma batoranyijwe mu bihembo bitangwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI Discovery Prize cyangwa RFI murayizi Discovery Prize. Muri 2016 The Ben Mugisha azwi nk'icyamamare cya mbere. The Ben Mugisha azwi nk'icyamamare cya mbere cya muzika mu Rwanda, nk'uko byagiye bigaragara cyane no mu gitaramo aherutse gukorera muri BK Arena.
uyu mugabo yarakoze ubundi ibikorwa birivugira nta magambo. Natwe ubwacu turitungura. Clement avuga ku mubano we na Knowless wamye ategwa iminsi. Ese ni iminsi ihe yihatezwe? Umwe mu miryango ifatwa nk'intangarugero mu muziki nyarwanda wa Ishimwe Clement n'umuhanzikazi Butera Knowless watanze ubuhamya bw'uko wagiye ategwa iminsi kenshi, none ubu akaba amaze imyaka 8 uhamye. Mu kiganiro bagiranye na B&B babajijwe ibanga ryabafashije gukora itandukiro n'andi makapo y'abanyamuzika asanzwe adatera kabiri, by'umwihariko mu bihugu byateye imbere mu muziki nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Clement asubiza yagize ati ntaho turagera, hashize imyaka 8 gusa. Mu by'ukuri natwe ubwacu turitungura kuko abantu benshi iki gihe ntabwo bagiye bakiduha, abantu benshi iki gihe ntabwo bagiye bakiduha, kandi natwe dukurikije uko batubwiraga igitutu cyo kuvunga ngo ariko umugabo yanditse, umuntu wanditse inkuru yanditse nabi cyane, ati igitutu cyo kuvunga ngo ariko wa mugani ibi bintu birashoboka, ariko aho bigeze tumeze neza, turacyari kumwe, turashima Imana, umuryango wabaye munini, dufite abana. Yavuze ko nubwo bashimira Imana kubw'iyi ntambwe ikomeye ikomeje kubateza munandika nabi cyane, kubateza bo batifata nk'urugero nk'uko benshi babivuga, kuko nabo hari aho bifuza kugera bakarambana. Knowless yavuze ko nubwo abantu bagiye batega iminsi nta gitutu byabashyizeho, kuko babanje kuba inshuti cyane. Ahishura ko we icyamubereye umusingi ari uko bamenyanye kuva kera bakiga hamwe, ndetse bakaza no gutangira gukorana. Ati nibaza ko hari umubano wabayeho mbere ituma igitutu cyo ari cyo cyose wa mugabo munanutse inkuru atumye ntayisoma yose bitewe n'ukuntu yanditse nabi. Umugore niwe uyoboye urutonde rw'abahanzi 10 bakomeye mu kinyejana cya 2021. Mu gihe umwaka wa 2025 utangiye, Billboard yagaragaje urutonde rw'abahanzi 10 bakomeye kurusha abandi mu kinyejana cya 2021. Aba bahanzi bagaragaje impano, ubuhanga ndetse n'uruhare runini mu bahanzi gutsindira ibihembo bitandukanye, kandi ntibahwema gukora bimwe mu bitaramo byagiye byitabirwa n'abafana benshi, bityo bakaba bahabwa agaciro k'ikirenga ku rwego rw'isi. Dore abahanzi 10 bakomeye mu kinyejana cya 2021. Uri ku mwanya wa 1 Taylor Swift. Taylor Swift ni umwe mu bahanzikazi bahiriwe n'ibihangano bye bikundwa n'abatari bake. Afite indirimbo nyinshi zagiye zigaragaza impano ye idasanzwe ndetse n'ubushobozi bwo kuvuga ku buzima bw'umuntu. Yagiye atwara ibihembo bikomeye kandi akora neza mu buryo bw'imyidagaduro. Drake ku mwanya wa 2. Drake ni umwe mu bahanzi b'injyana ya rap yerekanye ubuhanzi bufite ibikorwa bikomeye ku isi. Yabashije gushyira ku isoko ibihangano byinshi byagiye biba. Ku mwanya wa 3 hariho umuhanzi witwa Rihanna. Rihanna rero ni umuntu umaze imyaka hafi adakora indirimbo, ariko ngo nyine Billboard bifite ukuntu iba yamuhaye agaciro ikamutwikira, ariko ntabwo yakoye. Ariko umwanya wa 3 kabisa. Cyakora wenda nyine Rihanna ni umuhanzikazi udasanzwe mu njyana ya pop R&B. Abantu benshi bamukunda kubera impano ye, imbaraga ifite mu guteza imbere umuziki, ndetse n'umugambi wo gukora ibikorwa bihambaye no gushyigikira ibikorwa bitandukanye byo gufasha abantu. Uyu mama nta ndirimbo aheruka pe, amaze imyaka myinshi cyane. Ndakeka si Diamond aheruka, nimba Diamond si aheruka buriya muri 2015 na 4 hafi aho, banza ari hafi aho tuza kwikoza ndebe uko bihagaze, gusa ni hafi aho nkibaza. Post Malone ku mwanya wa 4.
ku mwanya wa gatanu hakazaho bita Eminem, ku mwanya wa gatandatu hakazaho bita The Weeknd, abatipe baba bari gukora cyane. Ku mwanya wa karindwi hakazaho Beyonce, umuhanga mu kubyina na stage kuyishyushya. Ku mwanya wa munani hakazaho bita Justin Bieber, gabutwika kabisa. Bruno Mars ku mwanya wa 9, umwanya wa 10 hakazaho bita Asha Raymond. RIB yagaragaje urutonde rw'ibyaha 10 byiganje mu Rwanda mu mwaka wa 2020, byiganje mu Rwanda mu mwaka wa 2024. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruratangaza ko ibyaha by'ubujura, gukubita no gukomeretsa ari byo biza ku isonga ku rutonde rw'ibyaha 10 byiganje kurusha ibindi mu mwaka ushize wa 2024. Jean Claude Ntirenganya, umuyobozi ushinzwe gukumira ibyaha muri RIB, avuga ko urwego rwakiriye dosiye zisaga 78 rukayitunganya kandi akagezwa mu bushinjacyaha. Ibyaha 78 muri 2024 hakiriwe dosiye 23,863 z'ubujura, aho bwagabanutse ku kigero cya 8.4% ugereranije n'umwaka wa 2023, kuko hari hakiriwe dosiye zisaga 31,783. Ibyaha byo gukubita no gukomeretsa muri 2023 hakiriwe dosiye 22,146, nabyo byagabanutseho kuko muri 2024 hakiriwe ibyaha 21,417, bikaba byaragabanutseho 4%. Ni mu gihe gukoresha ibikangisho ari 5,429 nabyo byagabanyutseho gato hafi 1% kuko byarengaga gato 6,000 mu mwaka wa 2023. Icyaha cy'ubuhemu byari 5,120, gusambanya umwana 4,347, gukoresha ibiyobyabwenge 4,234, guhoza ku nkeke 3,372, ubwambuzi bushukanya 2,379, kwangiza ikintu cy'undi 2,024, no kwangiza imyaka mu murima 1,670, icyo soro 1,617. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugaragaza ko nubwo bimeze gutyo ikorwa ry'ibyaha byagabanutse ugereranije n'umwaka wa 2023, kuko nibura ibyaha byose byagabanutseho 15%. Bakaba badutayemo no mu mihanda, ariko uko impanuka zagenze nabyo niba babishyizeho ndaza kubibarebera. Ntirenganya, umuyobozi ushinzwe gukumira ibyaha muri RIB, avuga ko impamvu ibyaha byakozwe muri 2024 byagabanutseho kurusha ibya 2023 bishingiye ku mikoranire myiza iri hagati ya RIB n'izindi nzego n'ubuyobozi n'inzego zishinzwe umutekano n'abaturage. Ati uwo niwo muti wa mbere, ni imikoranire hagati y'inzego. Iyo buri wese amaze gusobanukirwa uruhare rwe mu gukumira ibyaha, bituma habaho kugabanuka kw'ibyaha. Avuga ko hakozwe ibikorwa byo gusobanurira abaturage ibyaha nuko babitangaho amakuru, hagamijwe kurwanya ibyaha n'ibitaramo byifashishijwe abahanzi, hagamijwe kurwanya no gukumira ibyaha. Icyakoze urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko muri 2024 hagaragaye ubujura bw'amatelefoni, kuko ngo hafashwe telefoni zisaga 500 nazo zisubizwa ba nyirazo. Ndagira mbabwire ngo nyamuneka nimutarakora subscribe gucikanwa. Amahoro y'Imana bari nawe, muri kumwe nanjye Shackman. Salama shalom.